ushobora kumushaka kubera ubwiza bwe, bijamaliha, nta kibazo, kubera umutungo we, kubera umuryango mwiza aturukamo. Ese ubundi umwana atangira kurerwa ryari? Gutegurwa kurerwa ryari? Hunalika daa Zakariya rabbah, icyo gihe nicyo Zakariya yasabiyeho. Qala, aragira ati rabbi habli min ladunka dhurriyatan tayyiba, mana ndagusaba umwana, urubyaro ruguturutseho kandi urubyaro rwiza, aka kantu rwiza. Innaka anta sami'u du'a, mu by'ukuri wowe uruwumva ubusabe. Reka turebe ko Islam cyangwa se idini yacu ibitubwira. تبدأ الرعاية في الإسلام قبل عقد الزوجية. Islam itubwira ko mu gutangira kurera umwana bitangira mbere yuko ushaka, mbere y'urushako. Buri muntu wese byamutangaza, mbere y'urushako nibwo utangira kurera umwana. Reka tubisobanure. Haythu awsa al-Islam, kubera ko idini ya Islam yatugiriye inama bi ikhtiyari zawjatan salihah, yo guhitamo umufasha mwiza. Lamma laha min atharin fi salahi dhurriya, kubera ko umufasha mwiza utunganye aba impamvu yo gutungana k'umwana wawe. Hikmatu al-Islam al-bad'u bi salahi al-um wa husnu ikhtiyari, wa hadha huwa. Nukuvuga ngo ubugenge bukomeye cyane buri mu gutoranya umubyeyi mwiza, by'umwihariko umubyeyi w'umumama, kubera ko niwe shingiro ry'uburere n'uburezi bw'umwana. Ni nabyo bihura na hadithi n'umwe y'Imana sallallahu alayhi wasallam itubwira iti tunkahu al-mar'atu bi arba'a, ngo umudamu ashakwa hakurikijwe ibintu bine. Ushobora kumushaka kubera ubwiza bwe, bijamaliha, nta kibazo, kubera umutungo we, kubera umuryango mwiza aturukamo. Ariko yaratubwiye ati kubera idini rye, fadhfar bidhati din taribat yadak, ni ukuvuga ngo uzahitemo idini kuko uzaba ukemuye ibibazo byose bishobora kubaho. Kubera iki? fal ummu salihah mithlu al-ard as-salihah, kubera ko umubyeyi w'umumama utunganye aba ameze nka bwa butaka bwera bufite ifumbire, ubutaka burumbuka, kandi koko ushaka guhinga ntabwo ushobora kujya ku rutare. Hanyuma thumma yati ba'da az-ziwaj, hanyuma noneho nyuma yo gushaka hakurikiraho iki? Atawjih an-nabawi, hakurikiraho uburyo intumwa y'Imana twigishije. Al-karim, uburyo bwiza. Ila ma yakunu sababan fi salahi al-abna, bukorwa cyangwa se bugirwa impamvu yo gutungana kw'abana. Qabla takwinihim fi arhami ummahatihim, mbere yuko nanone bakorwa cyangwa se bashyirwa muri za nyababyeyi z'ababyeyi babo. Haythu warada qawluhu sallallahu alayhi wasallam, ibi nabyo tubikura muri hadithi y'intumwa y'Imana igira iti law anna ahadukum, umwe muri mwe, idha ata ahla, nabonana n'uwo bashakanye bagiye gukora igikorwa cyo gukora umwana, ajya agira ati qala bismillah, ajya avuga bismillah, mbanje izina ry'Imana. Allahumma jannibna ash-shaytan, mana ndagusaba undinde cyangwa se uturinde njyewe n'umufasha wanjye, uturinde shaytan. Wajannib shaytan, kandi shaytanu yigize kure ma razaqtana, icyo uri buze kutugenera, urubyaro. Vanwa Islam, iyi dua tugomba kuyitindaho cyane. Allahumma jannibna shaytan, Allahumma jannibna shaytan, mana turagusaba uturinde shaytan. Wajannib shaytan ma razaqtana, unarinde imbuto izava hano, uyirinde shaytan. Abenshi se mujya muriyibuka? Hanyuma vanwa Islam, iyi dua irakomeye cyane. Faqada baynahuma walad, Allah aguheramo umwana, lam yadurruhu shaytan abadan, umwana utarigeze ugirwaho inabi na shaytan. Murabizi ko shaytan ari umwanzi wacu. Wal hadith muttafaqun alayhi, hadith tuyikura muri Bukhari na Muslim. Tasmiyatu wa du'a, kubanza izina ry'Imana bismillah no gushyiraho iyi dua.
وهذا دليل على بركة التسمية وأهميتها. ibi nibyo bigaragaza ibyiza byo kuvuga bismillahi n'agaciro kabyo, ahmiyati dua ndetse n'agaciro k'ubusabe. وفي ذلك اعتصام بذكر الله وتبرك باسمه, ni nabyo bigaragaza ko umuntu ibintu byose abiharira Allah ndetse agakenera umugisha uturutse kuri we ndetse no kuzina ry'Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala. واستشعار بأن الله تعالى هو الميسر والمعين أو والمعين, binagaragaza ko umuntu yiyumvamo ko nta kindi yashobora usibye gusaba ubufasha kwa Allah, ari we woroshya, ari nawe ufasha unashoboza ababyeyi kurera abana. wafihi ishara, harimo ila anna dhikri llahi subhanahu wa ta'ala yatrud ash-shayatin, hari n'ibitugaragariza yuko kwibuka Allah byirukana shaytan. wal amru akhar, ikindi mimma yadullu ala inayati al-islam bir-ri'ayati at-tayyiba lil-abna, ikindi dukuramo nuko Islam idushishikariza yanatweretse uburyo bwiza bwo kurera abana, huwa dua, gushyiraho idua, kubasabira. fadua Allah subhanahu wa ta'ala huwa nahjul anbiya, kandi gusabira abana ibi nabyo tubikura mu muco mwiza w'abahanuzi n'intumwa, was-salihin, n'abeza batubanjirije, fi kulli hal, mu gihe cyose, min ahwalihim, mu bihe babayemo. fahadha Zakariya, reka turebe umubyeyi Zakariya, iyo ni intumwa y'Imana alayhim salam. yad'u Allah, arasaba Allah subhanahu wa ta'ala qabla an yarzuqa dhurriya, mbere yuko anamuha umwana. murabizi ko Zakariya yamaze igihe kinini akagera mu zabukuru nta mwana aragira. qala ta'ala, Allah aratubwira, hunalika da'a Zakariya rabbah, icyo gihe nicyo Zakariya yasabiyeho. qala, aragira ati, rabbi habli min ladunka dhurriyatan tayyiba, mana ndagusaba umwana, urubyaro ruguturutseho kandi urubyaro rwiza, aka kantu rwiza, innaka anta sami'u du'a, mu by'ukuri wowe uruwumva ubusabe. iyi ni suratu Ali Imran aya ya 38. falinanzur ila qawlihi dhurriyatan tayyiba, turebe hano ijambo uburyo Zakariya yarivuze alayhi salam, dhurriyatan tayyiba, yongeyeho urubyaro rwiza, li'annahu la yurid ay dhurriya, kubera ko adashaka umwana uwo ari we wese. muri iki gihe abantu bacika intege bakabona ko batarabona umwana, akavuga ati uwo ari we wese, la, yasabye umwana mwiza. ويحدثنا القرآن الكريم, na Qur'ani inatubwira undi mubyeyi aidan nanone, an imra'ata Imran, umudamu Imran ariwe bita Hana, mama wa Maryam, ummu Maryam alayha salam, wa du'aaha rabbaha, ndetse n'idua yasabye kuri Allah, hina alhaml, igihe yaratwita umwana, wa ba'da alwilada, na nyuma yo kumubyara. yaqulu ta'ala, Allah aravuga ati, إذ قالت امرأة عمران, mwibuke umudamu wa Imran, uyu ni mama wa Maryam, rabbi inni nadhartu laka ma fi batni muharrara, mana nkweguriye ikiri mu nda yanjye. ni ukuvuga yafashe ikiri mu nda ye, nubwo n'umwana ataramenya nimba ari umukobwa nimba ari umuhungu, ikiri mu nda yanjye ndakikweguriye kizagukorere. numva ababyeyi, fataqabbal minni, nyakirira ya rabbi, innaka anta sami'ul alim, mu by'ukuri ni wowe wumva kandi umumenyi. falamma wada'atha, akimara kubyara, qalat rabbi inni wada'tuha untha, yabonye yamaze kubyara umukobwa kandi yari yaramweguriye Imana. wallahu a'lamu bima wada'at, Allah yarazi neza wagiye kubyara, walaysa dhakaru kal untha, kandi umukobwa ntameze nk'umuhungu. wa inni sammaytuha Maryama, kandi mwise Maryam, wa inni u'idhuha bika wa dhurriyyataha min ash-shaytani ar-rajim, kandi ngusabye ya rabbi mwinginze yuko wamurinda shaytani ndetse ukarinda n'urubyaro. uyu mubyeyi none asabiye n'abuzukuru. Allahu akbar. tad'u li ibnatiha wa dhurriyyatiha, arasabira umwana we abyaye w'umukobwa n'ibizamukomokaho.
فهل لفت انتباهنا نحن المربون؟ ese twe twigeze tunabitekereza kuba twabikora؟ هذا دعاء ودعونا به. iyi niyo dua yasabye. wewe wari wabitekereza ugasabira umwana n'ibizamukomokaho? reka twikomeretse. كانت إحدى الإخوات umwe muri bashiki bacu hamilan yari atwite wa inda الآلم الوضع ageze mu bise igihe umuntu aba aribwa tadhakkarat du'a Maryam yibuka idua mama wa Maryam yasabye. ubwo ni nyirakuru wa Isa alayhi salam, nyirakuru wa Yesu. mwibuke yuko iyo umuntu ari mu gihe cy'ububabare, iki gihe gikabije cyane cy'ububabare, biragoye, ariko iyo Allah yagushoboje gusaba idua abashaka no kuba kwakira. amenye batugaragariza ko iyo Allah yaguhaye kuba bize mu kintu abashaka kukiguha, iyo yakugize bize kwicuza abashaka kukubabarira, niyo yakugize bize mu kumusaba abashaka kukwihera. mwumve iyi nkuru ngo uyu mubyeyi yumvishe yibutse idua nyirakuru wa Yesu yasabiye mama we ari Maryam cyangwa se Mariya amaze kumubyara. وتقول لقد ألهمني الله أن أدعو الله بهذه الدعاء. والله yanyibukije kuba nasoma iyi dua بعد ولادتي طفلتي, mbere nyuma yuko mbyara umwana wanjye, nanjye ndagira nungamo ngira ni Allahumma inni, yewe nyagasani, u'idhuha, ndagusaba undindire uyu mwana, bika wa dhurriyataha, n'urubyaro rwe, mina shaytani rajim, umwigize kure ya shaytani umwigizeyo. mwumve ibyabaye. تقول هذه الأخت, uyu mubyeyi aravuga ati لقد رأيت على هذه البنت صفة الهدوء. uyu mwana nimara kumusabira idua yakuze mubonaho umuco wo gutuza. murabizi abana b'iki gihe, umukobwa utuje masha Allah tabarakallah, waraha, umwana woroshye fi tarbiyatiha, kumurera uramubwira ikintu akumva, ni umwana ushimishije mbega. ma lam ajiduhu fi man qablaha min ukhtiha, ibintu namubonyeho sinigeze mbibona kuri bakuru be babanje. mwumve ubuhambare bw'iduha. walillahi alhamdu, anashimira Allah wa nas'al Allah an yudima alayha. mana turagusaba ko uyu mubyeyi n'uyu mukobwa we wakomeza ukabaha ibyiza, wayaj'alaha qurrata aynun liwalidayha, ukabagira ishema ku babyeyi babo, wa dhukhran lil islam, ukabagira n'impamvu nziza y'ubuyisilamu. abavandimwe b'Islam, turasozereza kuri iyi nkuru y'umubyeyi waje kubwira gusaba umwe mu bamenyi. umwe mu bagabo ذهب إلى إحدى العلماء, yaje kureba bamwe mu bamenyi. yasaluhu, abaza umumenyi ati kayfa takunu tarbiya, ese umwana nzamurera gute? fasalahu alalim, umumenyi aramubaza ati kam umru ibnak al'an, ese umwana wawe afite imyaka ingahe ubu, angana ate? qala 14, aramubwira ati afite imyaka 11. faqala alalim, umumenyi aramubwira ati laqad fatatka tarbiya, ubundi kurera byaranagucitse, warakererewe cyane. lianna tarbiya, kubera ko kurera yabda bihadha mundu ikhtiyari zawja, bitangira iyo umuntu agihitamo umwana nk'uko twabivuze. wa min huna na'lam at-tarbiya la tabda ma'a al-wilada at-tifl aw ba'da mada sanawat. ahanga niho tuhita tumenya ko ukurera ntabwo bitangira umwana avutse cyangwa se hashize iminsi au cyangwa imyaka, bal nulahiz huna at-tarbiyatu tasbiqu al-iqdam ala ziwaj, ahubwo noneho kurera bitangira mbere yo gushaka. bantu batarashaka, mwumva umuti w'uburere bwiza. wadhalika bitarwi fi ikhtiyari zawja as-saliha li'annahu hiya al-madrasatu al-ula lit-tifli. binagaragara ko guhitamo umudamu utunganye ufite imico myiza aribyo byibanze, kubera ko niryo shuri rya mbere ry'umwana fi hamlihi, haba kumukora iki, kumutwita, wa ba'da wilada, ndetse no kumubyara. wal ummu hiya al fa'il, kandi al asas, umubyeyi niwe shingiro rya mbere.
reka duhinire ahangaha tuzakomeza ngira ngo turebye neza ahantu uburezi buhera. Bantu mutarashaka mwumvishe aho buhera. Babyeyi b'ejo hazaza mw'abakobwa mwe mwumvishe mu gutungana k'umwana habanza gutungana nyina. Kubw'ibyo rero ibyo ntibizabacike, ndetse n'abo byacitse iki nicyo gihe cyiza cyo kwigarura. N'abo byasize bagashaka bagendeye ku bwiza wenda ibindi ntibabirebeho, iki nicyo gihe cyiza cyo gutunganya. Wabillahi tawfiq, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.